tubanje kubihanganisha kubera ibihe bikomeye umuryango urimo, ibihe bishize umuryango wagize ibyago binyuranye byo kubura ababyeyi b'abavandimwe musangiye umuryango. Nyuma yaho tugira n'ibyago byo kubura umuvandimwe, inshuti, Padiri Chrysanthe nawe musangiye umuryango, mwarabanye mu bihe bitandukanye. Mu bihe nk'ibi ngibi by'ikiriyo, abantu benshi baba bakeneye kumenya ubuzima bwa nyakwigendera. Noneho mwebwe nk'abantu mwabanye, mwakoranye by'akarusho nk'umukuru w'umuryango, hari byinshi bakeneye kubumvaho, ubuhamya mu mirimo yakoze, akajambo wenda kanyuma yababwiye, ibyo byose kugira ngo abari mu kiriyo bibafashe gukora ikiriyo banishimira ibyiza umuvandimwe yaba yarakoze kandi banazirikana ubuzima bwe kugira ngo ukomeze kububaha. Ibyo tugira ngo tuganireho. Murakoze Yozefu. Nibyo koko muri ibi bihe cyane muri uku kwezi kwa 12 twagize ibihe bikomeye, abavandimwe bacu bagera kuri 4 babuze ababyeyi babo. Nk'abavandimwe nyine bidusaba kubaba hafi, kubatabara no gukora ibishoboka byose ngo boguheranwa n'agahinda. Ubundi nicyo kuba abavandimwe bivuze nyine ni ukubana mu bishimishije no mu bibabaje kandi tugaherekezanya ubuzima bwose. Buriya abantu ibihe babyita bibi ariko kandi koko nibyo, ariko kandi buriya mu bihe byose habamo akaboko k'Imana. Muri ibi bihe natekereje ko Imana yashatse no kutwereka ko kwitwa abavandimwe atari izina gusa. Burya iyo twibumbiye mu muryango nk'uyu twihaye Imana twitwa abavandimwe, umubyeyi wawe Yozefu aba ari umubyeyi wanjye, ababyeyi b'abavandimwe banjye ni ababyeyi banjye, abavandimwe babo ni abavandimwe banjye. Burya kuba mu kintu kitari cyo birababaza kandi ntabwo bitera ibyishimo. Nyine niba twinjiye mu buvandimwe, ubwo buvandimwe tuba tugomba kubusangira. Nimwumve ko n'uyu muvandimwe wacu Chrysanthe Rwasa yagiye hashize icyumweru kimwe dushyinguye papa we Gatanazi Christian. Urumva rero twabaye muri ibyo bihe by'agahinda ko kubura ababyeyi, ariko nkeka ko byanatugize abavandimwe kurushaho, kuko wasangaga buri wese yitaye ku wundi, buri wese agerageza kugira ngo agahinda kafashe mugenzi we cyangwa ibyago byamugezeho agerageze kumurinda kwiheba kandi abimufashemo neza. Abanyarwanda bagiye bavuga ngo byago ntukabure kandi ngo byago ntugahere. Burya à quelque chose malheur bon disent les Français. Twigiyemo byinshi kandi turacyagumya kwiga byinshi, cyane cyane ku byerekeranye n'ubuvandimwe no kwita ku bandi nk'aho ari twe twiyitaho ubwacu. Ndumva iyo ariyo ntangiriro wari wagize, ariho wari watangiriye uganisha ku muvandimwe wacu. Hari icyo wamumbarijeho cya mbere n'iki? Nababajije ngira nti mu bihe nk'ibi ngibi abantu baba bakeneye kumenya ubuzima bwa nyakwigendera, bashaka kumenya uko yabayeho, ko mwabanye, ibyiza baje bamwibukiraho. Ubuzima bwe ni bugari. Ubuzima bwa Padiri Chrysanthe ni bugari. Maze iminsi mbutekerezaho cyane, nkamubona mu ishusho ya roho ngari cyane, nubwo yari ituye mu mubiri wenda fragile cyangwa se w'intege nke kubera uburwayi, ariko muri uwo mubiri w'intege nke zatewe n'uburwayi hari hatuyemo roho nini cyane, roho ngari, roho ikize ku migenzo myiza mbonezamana,
na roho ikize ku migenzo myiza mbonezabupfura. Nguwo Kirizanti muri iyi myaka ya nyuma wari utuye mu mubiri wananutse cyane, wariwe n'uburwayi, ariko uko yagendaga umubiri ugabanura ibiro, njye nabonaga roho ye irushaho kwiyongera ibiro cyane, kubera ko yabonaga ibintu akabibona n'amaso y'Imana, n'amaso y'ubukirisitu, n'amaso y'ubumuntu bwuzuye. Burya rero nicyo bita gusaza neza, Yoze. Hari umuhanga w'ubuzima bwa roho, singiye kuzana byo gusita abahanga cyane, ariko ajya anyigisha cyane, Teilhard de Chardin, ajya avuga ngo gusaza neza cyangwa se gukura neza ni kwa kundi ugenda ukura, umubiri ukagira intege nke, n'ubwenge rimwe na rimwe bukagenda bugabanuka, amaguru ntafate, ariko roho yawe ikarushaho kubona ibintu nk'uko Imana ibibona, ukarushaho kugenda wunguka ubuhanga nk'uko Imana ibutanga. Ni ukuvuga ngo inyuma haragabanuka, ariko imbere hiyongera. Burya niyo mpamvu abantu bakuru tubakunda, baba bafite ubwo buhanga, inyuma biba byaragabanutse ariko imbere byariyongereye. Ni nako nadekiriva cyangwa navuga umuvandimwe wanjye Rwasa, umubiri we w'inyuma wagiye ugabanuka ariko imbere ye hariyongereye cyane. Ubwo urumva impamvu navuze ngo agiye ari roho ngari, roho nini cyane ituye mu mubiri washegeshwe, ariko wuzuye ubumana n'ubumuntu. Ubwo aho ni muri makeya, ni incamake, ni ukumuvuga. Urabibona ko niyo muvuga ntabwo ari agahinda kantanga imbere, kubera ko uburyo twabanye ntabwo yari intera agahinda rwose, ndetse nawe ubwo yashoboraga kubwira ko nta nubwo kugenda kwe kwagombye kudutera agahinda cyane, ahubwo kwishimira ko yatashye ijuru nabyo byagombye kugira uwo mwanya wabyo. Kirizanti rero yari umuntu, ubwo naje yari umuntu wavukiye mu muryango mwiza, umuryango wo kwa Gatanazi ndawuzi, ubamo abantu beza cyane guhera ku muto kugera ku mukuru, ubamo abakobwa n'abahungu, ubamo abagabo n'abagore batabeshya. Icyo nicyo mbaziho, bazirana n'ikinyoma kandi bakunda abantu. Urumva rero ibyo bintu, uyo mico myiza yakuye mu muryango. Burya twiha Imana uko twarezwe ni nako twiha Imana. Ibyo rero yabikuye mu muryango, warabizana abitereka mu muryango yashatsemo, umuryango wa roho cyangwa se famille spirituelle. Yari umuntu ubana n'abandi, yari umuntu nyamuntu, umutagira uwo yigiza uwo ari we wese. Muzabyumva mu butumwa, ndetse burya no mu ibanga ry'ubuzima bwe. Ubu ndabivuga nk'umukuru w'umuryango, kuko mba nzi amabanga menshi. Buriya nicyo yasize avuze nacyo ndakifite, ndakizi. Ariko mu bintu yari yarashyize imbere nk'umugambi, nuko nta muntu uko yaba ameze kose azigiza inyuma mu butumwa bwe cyangwa mu buzima bwe. Yari afite intego yo kwakira abantu bose aho bava bakagera. Uwo kandi urumva ni umupalotini, kuko umupalotini nyawe nyine ni wa wundi ukunda urukundo ruzira imbibi. Ubwo umuntu bwe rero bwamuhesheje n'igikundiro mu bantu, murabibona. Icyo gikundiro aragifite cyane, akiriho yari agifite, n'ubu ngubu yitahiye aragifite, kandi ndakeka ko cyiyongereye kurushaho. Uwo muntu mvuga rero ni nawe wakuze avamo umugabo, wa mugabo uharanira icyiza cy'umuryango we, ari uwo yavutsemo ari n'uwo yashatsemo, wa mugabo uharanira ko abandi batera imbere niyo we byamugiraho ingaruka, wa mugabo wihanganira ibigeragezo, wa mugabo umuharanira kubaka urugo rwe rugashinga rugakomera. Nguko uko namuvuga nk'umuntu. Ntiyari umuntu gusa, ariko yaje mu bapalotini aba n'umupadiri.
uriya Rwasa ni ifumbire nziza y'imihamagaro y'ubusaseredoti. Ndakeka ko hari igihe mu buryo bwo gusobanurira abantu icyo kwiha Imana bivuze, hari igihe Padiri Rwasa azajya atubera urugero rwiza rw'umusaseredoti wihaye Imana bigakunda cyane rwose. Rero nk'umusaseredoti ku rugero rwa Vincent Pallotti, buriya Vincent Pallotti yari intego ye, Vincent Pallotti yajyaga yifuza kuba, navuga, igiti inyoni zose zaza kugamamo izuba mu gicucucucu cyacyo. Akifuza kuba imyambaro ku bantu bose bambaye ubusa. Akifuza kuba inzu ku bantu bose batagira aho baba. Vincent Pallotti yifuzaga kuba ibiryo ku bantu bose bishwe n'inzara. Akaba ndetse n'ikinyobwa ku bantu bose bishwe n'inyota. Yumvaga yabera bose aho batari, niyo byaba ngombwa ko habera rimwe. Ndakeka ko ndahamya ko nk'umusaseredoti Padiri Rwasa yumvise intego y'uwashinze umuryango wacu, akamwiga ingiro n'ingendo. Mu buhamya muzumva Rwasa yabaye ibiryo kuri benshi, baramuriye barahaga. Munyumve neza iyo mvuga kurya, baramuriye barahaga. Ubuhamya bazatanga uzumva babivuga. Icyo nicyo cyifuzo cya Vincent Pallotti, kandi umuhungu we yaramukurikije. Rwasa yabaye ikinyobwa kuri benshi. Hari benshi bashize inyota kuko bahuye na Rwasa. Yabaye rwose inshuti nziza ya Vincent Pallotti, amwiringira n'ingendo. Rwasa yabereye inzu abadafite aho bacumbika. Uriya nuko detaye tutazivuga, hari benshi baretse kuryama hanze kubera we. Mujya muvuga ya Karitasi Izabayo, si byo se? Izabayo ndumva hari aho ahuriye nayo. Uriya se urabona ntabo yabereye inzu bugamamo imvura n'izuba batari bahafite. Ni benshi cyane. Icyo cyari icyifuzo cya Vincent Pallotti cyuzurijwe muri Padiri Rwasa. Padiri Rwasa yabereye umubyeyi abatari bafite ababyeyi. Ndabazi benshi cyane, abana benshi n'ubu baracyarira. N'abamaze kuba bakuru, babaye bakuru, baba ababyeyi nabo ku bandi muzababona n'ejo kuwa gatanu. Ndumva hari uzatanga ubuhamya nka Claire, muzi ari umwana muto cyane nyine w'imfubyi, ariko Rwasa yamubereye umubyeyi. Ubu nawe ni umubyeyi ku bandi. Ubwo hari n'abandi ntavuze. Urumva rero yari umupadiri wageze ikirenge mu cya Vincent Pallotti. Vincent Pallotti nawe wiganaga Yezu Kristo, kuko utugenga twese, uwo twigana twese iyo twiyemeje kuba abasaseredoti, twese tuba twiyemeje kwiga ingiro n'ingendo z'umusaseredoti mukuru ari we Yezu Kristo. Sinshidikanya ko yamwakiriye amubwira ati, mwana wanjye wabaye indahemuka muri bike nakuragije, ngushinze n'ibindi byo muri ubu bwami bwanjye. Iryo ni ryo jambo numva Yezu yaba yaramubwiye ubwo bahuye. Chrysanthe ntiyari umuntu n'umupadiri gusa, ahubwo yari n'umupalotini. Nabivuze yihaye Imana muri uyu muryango wacu dukunda, twishimiye kuvukiramo, abenshi tukaba twishimira no gusaziramo buhoro buhoro. Uyu Padiri Rwasa yabaye umupalotini. Burya rero ikizakubwira uwihaye Imana nyawe, ikimenyetso cya mbere kizamukubwira, aba ari umuntu wumvira, akaba ari umuntu ucisha make, ni ukuvuga uca bugufi. L'humilité et l'obéissance biri mu bimenyetso bya mbere biranga umuhamagaro w'uwihaye Imana, ibimenyetso bitabeshya. Burya nubona uwihaye Imana utazi guca bugufi cyangwa utumvira, uzamenye ko hari ikintu cyagenze nabi. Rwasa rero muri uwo muhamagaro we nk'umupalotini, ndabivuga nk'umuyobozi we,
kandi nk'umuvandimwe we twabanye mu makominota anyuranye. Padiri Rwasa arumvira, arinze ava mu buzima, ikintu cyose muganga yamubwiraga yahitaga ampamagara akambwira ati muganga yambwiye gukora ibi n'ibi. Ati nagira ngo mbikubwire nk'umuyobozi wanjye umenye ibyo ejo nzakora. Akampa raporo y'ibyo muganga yamusabye, akabikora tubiziranyeho neza cyane, kandi njyewe ntari muganga. Ubundi mu butumwa bwe Rwasa ntiyigeze na rimwe yinubira ubutumwa, aho twamutumye hose yajyagayo, n'icyo twamutumye cyose akagikora. Ndetse rimwe na rimwe bamubwira ngo muterane intambwe ebyiri, ukazasanga akubwira ati jyewe turaterana 5. Ndumva namwe abakristo mwabanye mukimuziho. Umubwira ngo duterane 2 agatera 5, ariko naza kubwira ati numvise 2 zidahagije, numa nshaka kongeraho izindi. Ubwo n'uwihaye Imana rero wumvira, ariko ntahore akora ibyo bamusabye gusa nkaho ari umwana mutoya, ahubwo nawe agashyiraho agakeregeshwa ke. Ngo Rwasa nk'uwihaye Imana kandi yabagaho mu buvandimwe. Abantu bose babanye na Rwasa muri kominote cyangwa se mu ngo tubamo, Rwasa yari umugabo w'ibyishimo kandi uharanira ko abandi bagubwa neza. Ari umukozi ku buryo ushobora kumushyira muri kominote nta n'ikintu umuhaye, wakirwanaho. Upfa kuba wamweretse ahantu hari akarima. Najyaga mukinaho nkamubwira ntitwakuzanye mu mujyi ariko twarakwishe. Kuko iyo umushyize mu giturage, wajyaga umushyira mu giturage nk'ahantu hari nka hegitari nk'3, mu kwezi kumwe akaba yarangije kuzihinga. Bivuga ngo yari umugabo uzi kwirwanaho kandi akarwanaho abandi. Ubundi nyine nicyo uwihaye Imana bivuze. Uwihaye Imana arasenga kandi akanakora. Senga kandi ukore, nibyo bintu byaranze abihaye Imana kuva mu gihe cya kera. Rwasa rero ako kantu kasenga ukore, uzamusanga mu masengesho, uzamusanga mu butumwa, mu mirimo wamushinze. Buriya nk'umuyobozi w'ikintu narinziho Rwasa, nuko umuburiye mu butumwa bwe uzamusanga mu rugo. Ntabwo ari wa muntu ugorobereza wavuga ngo arajya kugorobereza mu tubare ahantu. Ntabwo ari wa mupadiri wavuga ngo nuwo kujya guta igihe mu bintu bitari ngombwa. Oya, arangiza ubutumwa bwe ataha mu rugo wamushyizemo. Hari n'igihe yajyaga atebya akambwira ati nimfa uzansanga mu rugo rwanjye muri kominote wanshyizemo. Kandi niko byagenze n'ubundi yarembye ari muri kominote, ari mu maboko y'abavandimwe. Nibo bamujyanye kwa muganga aho yari amaze iminsi ari, nuko birangira gutyo. Nguwo Kirizanti nk'uwihaye Imana koko yakurikiye Yezu wubaha, Yezu wumvira, Yezu w'imanzi kandi wigize umukene muri byose kugira ngo abere umukiro abo yatumweho. Si ubwo Yoze uragira ngo nkubwire undi Kirizanti meze ute? Namukubwiye nk'umuntu, namukubwiye nk'umupadiri, mukubwiye nk'uwihaye Imana, uragira ngo nkubwire nk'uwande none? Ndashaka kumubwira nk'umuntu mwabyirukanye muri formation mu rugendo rwo kwinjira mu muryango. Mperutse kubona agafoto kanyu, Padiri nakubonye uri akajene. Nakubonye muri akajene na Padiri Rwasa n'abandi bavandimwe. Bimpa gutekereza ntese Padiri Eugene na Rwasa bakiri abajene, noneho Padiri Eugene provinciale umukuru w'umuryango abona Rwasa babyirukanye. Niki watubwira mu buto bwanyu mubyiruka muri icyo gihe? Rwasa muri formation ntitwabanye cyane kuko ni mukuru kuri jye, yari imbere yanjye. Aho yabaga avuye narahajyaga ngasanga arahavuye. Ariko ndangiza formation i Nairobi twahise tubana, niwe muntu wa mbere twahise tubana. Nawe yarakimara guhabwa ubupadiri, ari umupadiri w'umusore w'ibigango. Twabanye
muri kominote y'Ikibeho. Buriya Rwasa, Padiri Rwasa, Padiri Zeno, Padiri Gasore, twatumwe muri kominote ya mbere y'abaporotini yashinzwe Ikibeho. Bagiye mu kwezi kwa 8, ngenda mbasangayo mu kwezi kwa 12. Muri ikipe ya mbere yabaye Ikibeho twari kumwe. Ubwo urumva yari umugabo rwose, yari na ekonome w'urugo rwacu, agahinga imisozi akayimara, ahinga ibirayi muri Nyaruguru, ariko akora atikorera, akorera abantu twari dusanze aho ngaho imfubyi. Urumva ni nyuma gatoya ya jenoside yakorewe Abatutsi, ahingira imfubyi zari aho ngaho muri Nyaruguru muri Kibeho, tukabagaburira. Urumva abapfakazi bari aho, babashyira mu mashyirahamwe kugira ngo bongere bagarure ikinyotera cy'ubuzima. Twahagiye nta mazi ahari, Rwasa agafata imodoka, twari dufite ikamyoneti, akayuzuza ibidomoro cyangwa se ibijerikani nk'uko babyita, akajya kuvoma ahantu kure cyane. Ntitwigeraga tubura amazi, kandi ye yavomye kure cyane. Ubwo urumva n'ingoro yari itangiye kwiroporena cyangwa se kongera, ku buryo n'abantu baperere bazaga gusura ingoro, nabo twabavomeraga amazi kure cyane kugira ngo babone amazi yo kunywa. Rwasa yari afite imbaraga ku buryo ibyo kumubwira ngo araruhuka saa sita ntabwo byari birimo. Abantu ashinzwe batarabona icyo bakeneye, natwe nka kominote tutarabona icyo dukeneye, ntabwo yaruhukaga. Urumva no gukora cyane nabyo, urumva hari ukuntu byagendaga bimugiraho ingaruka, ariko n'ubundi se urukundo ruritanga. Yari umugabo w'urukundo, kandi burya tout amour implique le sacrifice. Urukundo rutitanga burya ruba ari urukundo rw'amarangamutima gusa. Nguko uko rero namubonye, ari umusore yinjira mu busaseredoti rwose n'imbaraga nyinshi, ndetse izo mbaraga arazigumana. Nyuma muri za 2006, muri ubwo busore bwe bwa gipadiri, ndumva aribwo bamubazaniye kuba padiri mukuru hano i Gikondo. Urabizi uburyo mwabanye, ari umusore nyine n'imbaraga nyinshi, akakora imirimo myiza nk'uko muyimutangiramo ubuhamya, nuko buhoro buhoro akagenda anakura no mu myaka. Ariko mu busore bwe yari umugabo udafite icyo asiga inyuma, niba hari uwo kigomba gufasha. Aho rero nanone niho nshaka kumerezaho, mwabanye nubwo yari imbere yanyu, bigeze aho uba umuyobozi we mu muryango, ndetse ajya no muri Kenya kwivuza, na mbere yaho ajya kwisuzumisha mwari kumwe, uranamuherekeza cyane. Ibyo bihe by'uburwayi bwe nibwo kugira ngo noneho udufashe, yari ameze ate, yabwakiriye ate? Iriya ndwara kenshi abandi iyo bayumvise barahamuka, nkamwe mwabonaga ameze ate muri urwo rugendo rwose? Nibyo, nabaye umuyobozi w'abaporotini Rwasa atararwara cyane, ariko buriya kuva na kera tunabana n'Ikibeho, Rwasa yagiraga ikibazo cy'igifu, yigeze kugiramo ibyo twita ulcère, numva ari ibisebe byo mu gifu, akajya byivuza. Rimwe na rimwe burya nyine yajyaga amenya no kwihagararaho, akamenya no kwinywera uduti twa Kinyarwanda, akavuga ati mama yanyigishije kwivura, kwanga kurushya abantu. Akamenya kwirwanaho muri ubwo buryo, ariko icyo gifu cye ni icya kera, ariko ntabwo byabaga bikabije. Hanyuma muri kwa gukura kwe, naje kuba umuyobozi w'umuryango w'abaporotini, ari padiri mukuru hano i Gikondo, ndetse muri manda ya mbere umujyanama. Dukorana neza cyane, kuba wenda
namubera umuyobozi nta kibazo yarabifitemo, kubera ko iwacu turatora tugahitamo uw'Imana yashatse ko duhitamo atubera umuyobozi, kandi tukabikora mu buryo busesuye kandi bwishimye. Rwasa rero nta kibazo, twabanye neza, ndi umuyobozi we. Noneho igihe kimwe icyaha igifu gitangira kumurembya, akajya ajya kwa muganga, ndetse yajya no gukoresha endoscopy, numva ariko babyita mu rurimi rw'igifaransa. Endoscopy yakoresheje baza gusanga harimo akantu, numva ari akabyimba babonyemo, ariko kadakabije. Muganga amubwira ko ashobora kubivura bigakira, ariko uko iminsi yigiragaho gasa nk'akamukomerera. Nibwo rero umunsi umwe, ubwo yari yaraye nabi adasinziriye, kubera yararyaga icyo gihe, noneho igifu ntikidijere neza, dutangira kugira ubwoba ko hashobora kuba harimo akabazo. Nibwo rero umunsi umwe twagiye inama, buriya hari umuganga dukunda cyane w'umubikira nawe, Dr. Uta, aba Igikonko, ni mu karere ka Gisagara niba ntibeshye, cyangwa se niba nibeshyeho gato nta kibazo, nabyo ni Igikonko. Nuko twiyemeza kujya gukoresha ibizamini kwa Dr. Uta, nk'uwihaye Imana ngo twumve n'inama yatugira. Noneho tugezeyo amusuzumye, ahubwo asanga noneho hajemo igisebe kinini cyane. Arambwira ati, jyewe ndi umuganga rwose, nashoboraga kumubaga, ariko muri ibi bintu ntabwo nzi kirimo, hashobora kuba harimo kabutindi, namubaga bikaba bibi. Nibwo rero namubazaga, ntese mushakira uburyo najya kumuvuza i Burayi. Arambwira ati, i Burayi mu gihe mushaka viza, mu byumweru 3 iki kibazo gishobora kuba cyakomeye, kandi i Burayi bashobora kumukorera nk'ibyo i Nairobi bamukorera. Ati, nk'umuntu w'umuganga uzi n'abaganga b'i Nairobi, ahubwo ni mujyane i Nairobi turebe icyo bakora cyihuse. Nguko uko rero twavuye i Butare kwa Uta, mu nzira njye nawe dufata icyemezo cyo kurara dufashe indege, kuko uburyo twari tubonye ifoto yari imeze, twaravuga ngo n'umunota ni mwinshi, no gutinda isaha ni nyinshi. Nuko tugeze n'ahangaha, tugeze i Kigali, tugura tike y'indege tujya i Nairobi, ariko nabonaga atangiye kugira ubwoba ho gatoya. Amaze kubona iyo foto y'uko igifu cye cyari giteye, atangira kugira ubwoba ho gato. Nibwo tugeze hepfo aha kwa Mironko, kwa gutebya kwe nyine urakuzi, yanyongoreye ati, padi ntureba ko twicaranye? Ati, wabona ngarutse nitambitse. Nanjye numva mbitsemo ubwoba, ndamubwira nti, humura ntacyo uzaba. Tujya ku kibuga cy'indege, tugenda tujya i Nairobi, batwakira neza. Araharwarira, muzi ko yahamaze amezi 6. Hagati aho bamubaga igifu, barakibaga bakuramo 3/4, 3/4 by'igifu babikuramo, kuko basanze byari byarafashwe na kanseri. Nguko uko yarwaye, hagati aho muzi uburyo yajyaga anyuzamo, akagira amakirize y'isepfu, ikamugeza kure, ariko akagira imbaraga, akampamagara muri kwa kumpa amakuru ya buri munsi, akambwira ati, sepfu iranyishe, sinzi niba ndi buramuke, ariko mu gitondo ndagenda njye kwa muganga, kandi ndizera ko bizakira. Ati, natanamvura ndagumayo. Kwa kundi nyine yagiraga gukomera mu mutima. Nguko uko Rwasa yabazwe i Nairobi. Noneho nyuma y'amezi 6 agaruka hano mu butumwa, batubwira ko ishobora kuba rwose ikibazo cyakemutse, yararangiye. Nibwo yagarutse, tumuha igihe cyo kuruhuka, ariko uzi ukuntu yakundaga ubutumwa bwe. Yakundaga ubutumwa ku buryo na mu gitondo yanyereraga akigira mu butumwa, kuba atari kumwe n'abakirisitu yumvaga bidashoboka. Murabizi ko twari no mu bintu by'inyubako, akaza akareba aho ibintu bigeze, akishimira ko ibintu birimo gutera imbere. Nyuma y'igihe gito, murabizi, yongeye kugeraho
asa nk'aho asubiye hasi, atangira kongera arananuka. Noneho twigira inama yo kuvuga ngo ubwo dufite umwanya noneho kumushakira ibyangombwa, reka tumushakire ibyangombwa ajye kwivuza ahasumbye i Nairobi, nguko twahisemo kumujyana mu Bufaransa. Urumva yari amaze koroherwa, nuko nagiye mu Bufaransa. Hari umusenyeri w'inshuti yanjye, inshuti y'umuryango kandi nkunda cyane, Musenyeri Namias, n'umugabo mwiza pe, n'umutagatifu wigendera, njye niko ukunda kubivuga, kubera ko yampaye ubutumwa bwiza, ndetse yampaye urugero rwiza rw'uko umuntu ashobora kuba umushumba kandi akita ku bantu bose n'abatazi. Ubwo nasabiye Kirisante kuba muri diyoseze ye, akahakorera ubutumwa, ariko akanakurikiranwa n'abaganga. Musenyeri Namias yarabyemeye, aramwakira neza, ndetse abona ibyangombwa byose, atangira kwivuza. Uko yivuzaga rero ni nako indwara hari nayo yongeraga ubukana, akagenda ashonga buhoro buhoro, ariko abaganga bamwitayeho pe. Iyi myaka 2 bamwitayeho ku buryo ejo bundi yageze aho noneho no kurya ibi bisanzwe bitagishoboka, bakamugaburira mu buryo bita intraveneze. Ni ukumugaburira mu nabyita ngo iki se, mu duheha se twohereza ibiryo mu mubiri, twohereza uburyo mu mubiri. Ibyo nabyo yabimazeho igihe kinini, hafi niba ntibeshye ukwezi. Hanyuma bigeze aho nabyo bitangira kumugwa nabi, arongera agaruka mu rugo, bamugaburira uko bisanzwe, ariko nabyo bigeraho biranga. Nguko uko noneho yatangiye kugenda, navuga ubuzima bwe hano ku isi burangira, ageraho ananirwa kuvuga, ajya muri koma, birangira gutyo. Ariko muri ibyo byose akibasha kuvuga, yampaga amakuru ku yandi, akambwira uko ameze, ndetse yaranampamagara ambwira ati papa yapfuye, untegurire inyigisho uzanyigishirize mu misa y'umubyeyi. Ati nyoherereza amasomo mbanze nyarebe. Urumva yabikurikiranaga hafi cyane. Umubyeyi we turamuherekeza mu cyubahiro, nuko nawe yaragikomeye. Ariko nyuma yaho ngira ngo hari n'urupfu rw'umubyeyi we ari cyo rwabikozeho, ubanza rwaramuteye kurushita cyane. Nyuma y'urupfu rwa papa we nawe ntabwo yongeye kumererwa neza, nguko yaducitse. Padiri Rwasa abaragiye, Imana imwakire, kandi sinshidikanya ko yamutuje heza ubuziraherezo. Padiri Rwasa abaragiye, ariko agiye yaragize umwanya wo kwishimira usaseridoti yahawe. Yaramaze imyaka 25, ndetse atabarutse akiri muri uwo mwaka wa yubile. Mu ijambo mwavuze kuri yubile ye, mwamugereranyije na ya nyoni bita mu gifaransa pelican. Abantu bakomeje kwibaza, umupadiri ugereranywa n'ikinyoni, bishatse kuvuga iki kugira ngo duhuze iyo shusho na Padiri Kirisante? Narabisobanuye, njya no kubivuga nabanje kuvuga ko ntari umuhanzi. Iyo mba umuhanzi mba mbiririmbye, ntazi no gushushanya. Iyo mba umushushanyi mba mbishushanyije. Ngira Imana mbona ishusho y'iyo nyoni muri mitoloji cyangwa se mu migani ivugwa n'abakera. Ntabwo ari ngombwa ko biba ariko byagendaga koko, ariko ni wa mugani ugana kariho. Ni inyoni yakoreshejwe nanone n'abakristo ba kera, ndetse n'abogezabutumwa baje kutugezaho ivanjiri nabo bajyaga bayikoresha. Iyo nyoni nyine yitwa pelican. Mu muco cyangwa se mu migani ya kera bajyaga bavuga ko iyo nyoni iyo abana bayo baribwaga n'inzoka, dore ko nk'inzoka zabakundaga cyane, iyo inzoka zazaga kubarya mu magi cyangwa se ikimara guturaga, iyo migani bavuga ko ngo ntabwo Pelican yirukankanaga inzoka ngo izigizeyo gusa,
ahubwo mu buryo bwo kuramura abana bayo ngo yaranisimbizaga, yagera hejuru ikitobagura ikaboherereza urushunzi rw'amaraso, aribwo buryo bwo nko kuvomera ururabyo rwari rwarabye, ngo maze urwo rushunzi rw'amaraso rukazanzamura abana bayo. Mu mvugo ishushanyije bishobora kuvuga ngo mu buryo bwa gikristo ni nko kwa kundi turibwa icyaha kigereranywa n'inzoka, si byo se? Ni nka kwa kundi Sekibi aturuma, Sekibi nawe agereranywa n'inzoka, aturuma akatushyiramo ubumara bw'icyaha. Buriya rero wabonye ko na Yezu yazamutse abambwa ku musaraba, maze amaraso ye aba ari yaduhanaguraho ibyaha. Niyo mpamvu nagereranyije umuvandimwe wanjye n'iyo nyoni, kubera ko mu buzima bwe navuga imbaraga ze, ubwitange bwe, yaremeraga akaguha n'utwo asigaranye, nagereranya na twa turaso, ariko abagomba kuzanzamuka bakazanzamuka. Wumve ko no mu burwayi bwe hari yaramaze kugera, navuga n'ibiro byaramushiranye n'uturaso twaramushizemo. Hari benshi yabonaga n'udufaranga two kwifashisha akatugabagabanya abo bose. Ubwo se koko si nko kujya hejuru nka cya kinyoni, ya maraso ukayoherereza abayakeneye kugira ngo bazanzamuke. Iyo nyoni kandi nakoresheje uko nabivugaga, ngo iyo abana bayo bicwaga n'inzara, wenda nko ku gihe cy'impeshyi, ibyo gutora byabuze n'udusimba twashize, kumwe n'uduse tuba tutarazamo utunyorogoto, yo ubwayo ibyo yabaga yarariye ngo yitobaguraga mu gatuza. Hanyuma kwa kundi nyine yitoboye mu gatuza, rwa rushunzi rw'amaraso rukaba ari rwo rugaburira abana bayo, bakaza bagatega umunwa maze bagatungwa na ya maraso y'iyo nyoni ariyo nyina. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo umukristo aho ari hose ntabwo yibereyeho ubwe, abereyeho abandi. Abereyeho abandi ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe n'ibyakamutunze biba ngombwa ko bitunga abandi, wakaba uko abayeho nyine. Ni muri urwo rwego nabivugaga ko na Kiliziya ntari uko yabayeho, rimwe ibyakamubeshejeho, n'ibyo yakariye ngo agarure uturaso k'umubiri, n'imbaraga yabaga yibitsemo zose yazikoreshaga kugira ngo ab'Imana yamushinze bakunde babeho. Nguko nakoresheje iyo mvugo ishushanyije, nari navuze uko mbivuga, kandi n'ubu nabisubiramo kuko niko yabayeho koko uyu muvandimwe wacu. Murakoze. Mu buzima bwe, mu butumwa yari afite hano i Gikondo, hari umushinga utazibagirana yashyizemo imbaraga, ndetse namwe mwakurikiranye ya hafi, bigeze naho bisa naho biteye ubwoba, umushinga wo kwagura Kiliziya. Kuba atabarutse nyuma y'aho abakristu na paruwasi bamaze kwishyura inguzanyo, byabibutse iki, cyangwa se mwabihuza mute n'ubwo butumwa mwamuhaye? Sinzi ko mwabifashe, kuba atabarutse muri iki gihe nyuma yo kwishyura. Buriya nabyo Yoze, biriya ni ibintu mbonamo ikiganza cy'Imana cyane. Uyu mushinga twawutangiye mu 2018. 2018 gitangira, ndabyibuka tujya gutangira yaje kundeba nka superieri we nyine nk'umukuru we, arambwira ati tugiye gutangira umushinga wa Kiliziya, twamaze kubijyaho inama, ariko ndashaka ko mubyemeza. Urumva nyine niko abihaye Imana dukora, nta kintu ukora utangira abakuru bawe batakyemeje. Nuko ndabireba ndamubwira ntese paruwasi ifite amafaranga angahe ku buryo tugiye gutangira umushinga ubona gutya. Icyo gihe urabyibuka ko budget twari tukiri kuri miliyoni 900. Arambwira ati dufite miliyoni 70 kuri konti. Namubaza niko se padiri, miliyoni 70 kuri konti, umushinga uhagaze miliyoni 900, urumva ibi bintu bizatugwa amahoro? N'umuntu rero ugira gukwemera cyane, arambwira ati padi, reka dutangire
ibindi Imana izabyikorera. Nkamureba nkabona ari umugabo ufite ukwemera, nkanamureba ariko nkabona ashyigikiwe n'abakirisitu muri paruwasi. Ndamubwira nti reka dutangire iby'Imana izabyiberamo nta kundi. Ndabyibuka rwose mujya imashini ya mbere yaje gusenya, ndumva mwarakoze ku bihumbi 70 mwari mufite ngo muyishyure, ariko yagiye kurangiza gusenya 70 byashize. Ndamubaza nti none se Padiri ko amafaranga miliyoni 70 twari dufite ko zirangiye, twashenye kiliziya turakomeza gute? Arambwira ati Padiri reka dukomeze twizere Imana, ngo kuko uriya mushinga twawugiyemo. Namwe cyakora abakirisitu b'Igikondo, reka mbashimire muri Yozefu turi kumwe, nshimire abakirisitu bose b'Igikondo muri imfura pe. Muzi impamvu mvuga ngo muri imfura? Nuko mu Kinyarwanda tuvuga ko aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Ihatanze indi ikahanambira, byaba ngombwa ikahanyagirirwa. Ubu basigaye bashyiraho rero ngo ihatanze indi irayitelefona muri iki gihe twagezeho. Buri impamvu mvuga ngo Igikondo mwabaye abakirisitu b'imfura, mu buzima bwanjye nzahora mbashimira, kuko urumva mu kwemera ubundi abantu bemera ni nkaho basimbuka, c'est sauter dans le vide des fois. Wowe ukaba uzi ko ari Imana igufashe, ariko mu bifatika mu by'ukuri ntacyo ureba, urebesha amaso y'ukwemera. Twinjiye muri uriya mushinga, on a sauté dans le vide. Twarasimbutse turebesha amaso y'ukwemera, ariko uwasimbutse mbere n'uwatubwiye ngo hopu dusimbuke ni uyu muvandimwe Kirizante. Maze abakirisitu baritanga pe, itafari turaritanga, uri mukirisitu aritanga. Ubu tumaze iriya myaka yose mubona tutajya tubura itafari na rimwe. No muri Covid byarantunguye, siko muri Covid tutigeze tubura itafari ryo kubaka kiliziya yacu, kandi hari igihe n'ibyo kurya byabaga ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo biriya byose ni icyerekana ko umuyobozi ubundi ni umuntu uzi kumutiva, ni umuntu uzi gutera abandi imbaraga. Rwasa rero yari umuyobozi uzi gutera abandi imbaraga, niyo waba nta kintu ureba. Muribuka ubwo nibutsa abakirisitu b'Igikondo twa tuntu yitaga ubutumwa mpuruza, ngo impuruza, ngo yarabageraga impuruza, ngo noneho ngo cya gisenge cyavuye, ngo impuruza tugahita twitanga. Impuruza noneho y'amatafari yanyagiwe tugahita twitanga. Kandi ubwo ibihe birakomeye cyane. Urumva rero yari n'umuyobozi, lo leadership yari yifite no mu maraso, ku buryo abantu bahora buri gihe ari motive. Uriya mushinga rero nawubonyemo akaboko k'Imana, kuko ntabwo twigeze ducungira ku mbaraga zacu, ahubwo twacungiye ku bushake n'ubwiza bw'Imana. Buri mwaka rero twagendaga tubona akaboko kayo, kuko twabonaga ko buri mwaka byiyongera. Noneho amaze no kurwara, ka kaboko k'Imana karagumya karaduherekeza. Nta kintu cyanshimishije, kandi noneho nkabona ikiganza cy'Imana kigaragara, nk'ukuntu Imana itatumye agenda atarabona ko uwo mushinga twatangiranye tuwushoje. Ubu ngubu tuvugana se ntitubiziranyeho cyane. N'amafaranga twari twatse banki ngo turangize imvura itadusenyera, nayo twarayishyuye. Yagarutse iyo nkuru nziza tuyifite, yarwaye iyo nkuru nziza tuyifite, none arinze agenda azi neza ko ibyo twatangiye dusimbutse nta n'ikintu dufite tubisoje, kandi tubishoje mu mahoro. Agiye ashimiye abakirisitu batangiranye uwo mushinga, ariko niyo atabikora nanjye nari kuzahagarara ku maguru yanjye yombi nkabashimira abanyagikondo muri imfura. Kandi simbivuga kubera ko ari retorike, kubera ko ari ubusizi, ndabivuga kubera ko hari icyo mbishingiyeho. Kandi burya ukwemera kwacu gupimirwa ku bikorwa, kuko ukwemera kutagira ibikorwa, umwanditsi w'ibyanditswe bitagatifu yarabitubwiye kuba kwarapfuye. Urakoze. Murakoze nyakubahwa Padiri. Muri ibi bihe nanone dukurikije uko bivuze, ishyaka yagaragaje muri ya bikorwa byo kwagura kiliziya, nubwo atari wenyine, harimo ukuboko kw'Imana n'abakirisitu. Hari kirisitu bagenda bavuga ati ese nta rwibutso
kuri paruwasi rwagumye ko haba ko twabonye chapelle Saint Gaspard twibuka nyakwigendera Gaspard wadufashije mu gushushanya ndetse no gukurikirana imirimo ya hariya. Ati Padiri Crisante habaye urwibutso nka provincial, icyo gitekerezo cyo mu cyakiriye cyangwa atibakijeho mu cyakira mute? wagira ngo se ibyo ni ikintu gikomeye? Nta gikomeye kirimo. Uwabayeho neza aribukwa, burya hibagirana uwabayeho nabi, nubwo nawe atibagirana, ahubwo hari n'igihe ibikorwa bye bibi nawe bisigara byibukwa, ariko uwabayeho neza aribukwa hakagira nk'ibimenyetso bimwibukirwaho. Gaspard batangiranye uriya mushinga, Engineer Gaspard, nawe nshimira cyane n'umuryango we, madamu waracyahari, madamu Chantal harya siko yitwa, aracyahari. Murabona iriya chapelle twayitiriye Mutagatifu Gaspard. N'ubundi umuryango tuzareba na kiliziya dufatanije tuzabitekerezaho. Burya ikibi ni ugukora ibintu uhubutse. Tuzabitekerezaho kubera iki se ntitujya tuvuga ko dufite umushinga wo kubaka urugo rw'abapadiri? Kuki tutayita communauté Saint Chrysante? Nuvuga ngo ubundi yajyaga ambwira ngo ikintu nshigaje padi ni ukubaka urugo rw'abapadiri b'Igikondo. None se kuki tutarwubaka tukayita communauté Saint Chrysante? Ubwo se ahubwo icyo ntavuze ni iki? Umupira uri mu kibuga cyanyu, uri mu kibuga cyacu, ubwo nabirangije ahubwo. Mu gusozanya ko abapadiri bagira ngo tumuduhe ubutumwa n'ubutumwa ku muryango mugari ndetse n'umuryango wa nyakwigendera Padiri Crisante. Ni ubutumwa rwose bwo kubakomeza. Umuryango wa Crisante, ndavuga umuryango wa Gatanazi Christian, mukomere. Nzi yuko ni umuvandimwe wanyu mukunda cyane kandi mwafatanije hano ku isi, n'ubundi muzagumya mukunde, kandi aho hari n'ubundi muzagumya mufatanye, kuko abacu tutareba n'amaso si ukuvuga ko badahari, arahari, kandi n'ubundi ashobora kuzakorana byinshi mu buryo bwa roho, kuko iby'Imana bigira uko bikorwa n'uko bigenda. Nkanakomeza umuryango w'abaparotini yashatsemo. Twebwe nk'abaparotini ni igihombo gikomeye twagize kubw'umubiri bwo kubura umuvandimwe wacu, ariko ni n'inyungu kuko twabonye umuvugizi mu ijuru, dufite n'ambasaderi. Nyuma y'abandi bavandimwe bagiye kutuvuganira, nawe agiye kandi ajyanye amakuru menshi. Nzi neza ko nahura na paroti azanamubwira ati abahungu n'abakobwa bawe nsizaho inyuma, bwose ubutumwa basigiye barimo kubukora bivuye inyuma. Ubwo urumva rero guhomba mu by'isi tukunguka mu by'ijuru nabwo ntacyo bitwaye cyane. Ubundi butumwa nabugenera abakristo bose bamumenye, abana yareze, ababyeyi yitayeho, ndetse by'umwihariko ku bakristo ba Gikondo nzi ko mumukunda ku buryo bw'umwihariko. Nimukomere, turi kumwe, kandi buriya umurage we udusigayemo, natwe gukorera Imana twivuye inyuma no gukunda tukitanga, kuko l'amour implique le sacrifice. Buri rukundo rwigiramo kwitanga nk'uko yabitweretse. Natwe tuzakomeza twitange kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'ubuzima bwacu. Ibi ndabivuga nabisinyira, kuko nanjye numva ari bwo buzima bwanjye, kandi Imana izabimfashamo. Murakoze cyane. Urakoze Yosefu, nawe kandi ukomere, nzi ko ari inshuti yawe ku buryo bw'umwihariko. Merci beaucoup.